inshuti zanjye mukomere aho muri hose. Ndizeye Ruwaje. Ubu ndi kwamamaza igitabo cyanjye. Nanditse igitabo mfite imyaka 57. Igitabo cyitwa Ninde wakubwiye kutari Imana, ni mu Kinyarwanda. Kubera tekinoloji zigezweho ubu ibintu biroroshye. Nta mashuri ahanitse nari mfite kugira ngo mvuge ko nzandika igitabo, ariko nahinduye intekerezo yanjye mbona ibintu byose bishoboka. Kucyandika ntibyoroshye, kukigurisha byo nabyo ntibyoroshye. Ubu niyo mpamvu ndi kuvugana nawe. Ubu ni no kugira ngo ururimi rwacu nyarwanda ntabwo ari ukuruvuga gusa, ahubwo niko no kurwandika, kandi hagati yacu tukarwamamaza nyine. Nimwe banyarwanda, nimwe mugomba kugura igitabo cyanjye. Namwe nkabashishikarizaho muri hose, nta myaka, singomba kugira amashuri uhanitse. Izi tekinoloji ziragufasha, tukandika, tukaganira ibitekerezo mu nyandiko. Imyaka yose twarandikiwe, histoire yose bagiye bayitwandikira, ariko igihe kirageze yuko duhindura natwe tukajya twiyandikira histoire yacu. Igitabo cyanjye kandi ndagira ngo tujyane n'igihe nyine amajyambere agezeho. Ubu uzajya ugisanga cyane cyane cy'Ikinyarwanda ku bukoranabuhanga bwa e-book. Nushaka kukigura uragisanga kuri website yanjye ndizeye.rubashamedia.com, kugira ngo duteze ururimi rwacu imbere. Nuko tugomba kurwandika tukanaruvuga, kandi kugira ngo duteze ururimi rwacu imbere nuko namwe abanyarwanda mugomba guhaguruka tugashyigikirana, mukagura igitabo. Kiri mu Kinyarwanda, kiri no mu Cyongereza. Ni urugendo rushyashya natangiye, ariko rero inkunga zanyu zirakenewe kandi bizashoboka byose. Mugure rero igitabo Ninde wakubwiye ko utari Imana kuri ndizeye.rubashamedia.com. Ndabizi ibyo tuvuga hari igihe bidahura, ariko rero niba ibyo mu ntekerezo zacu bidahura, ntabwo tugombye kuba abanzi, tugombye gushyigikirana. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza aho muri hose.